ngira impano yo kwirukana abadayimoni, nkagira impano yo gusengera abarwayi, nkagira n'impano yo kumenya ibihishwe utabasha kurebesha amaso y'umubiri. Ariko ndashaka kuvuga ikintu gikomeye, kuko izo mpano ko ari eshatu zose zirakora kandi zikorera muri nge, ariko impano yo gusengera abarwayi iyo ngiyo niyo iza ku mwanya wa mbere. Indwara zigakira, ukajya kwa muganga bakakubwira ngo uri muzima, kandi we waragiyeyo bagasanga ufite ibisubizo bibi, ufite indwara ikomeye cyane. Reka nkubaza nk'iki kibazo. Hari nk'umuntu dukurikiye urwaye indwara y'amayoberane, uwo muntu akaba yaca mu cyuma, icyuma kikagaragaza ko ari muzima cyangwa se nta kibazo afite, kandi bigaragara ko ku mubiri we hari ukuntu urwara ukabyiyumvamo kandi ko ufite ikibazo gikomeye. Nk'uwo muntu umenya indwara ye cyangwa se wamusengera ukabasha kumenya ikibazo afite kandi yaraciye mu cyuma bikanga? Urakoze cyane. Ibyo ngibyo nibyo dukunda guhura nabyo cyane. Umuntu akazenguruka mu bitaro, akajya i Buraya, abadogiteri bize bafite amashuri yabo mu by'ubuvuzi bakamutestinga, bakareba ikibazo afite bakakibura cyangwa se bakakibona, ariko bavura bikanga. Ibyo ngibyo rero abo bantu benshi bajya baduhamagara, twasengeye mu Rwanda, hanze yarwo, bagiye bakira, kubera ko iyo bamaze kuva aho ngaho hose bananiwe n'abana b'abantu, nibwo imbaraga y'Imana iri muri twebwe ikora. Abo ngabo turabasengera cyane bagakira. Ibihamya birivugira cyane cyane cyane. Ndasaka kuvuga ngo ibyo ni ibintu navuga nshize amanga, kubera ko mwuka w'Imana uri muri ngewe arimo kunyemeza ko ibyo ngibyo n'aka kanya agiye kubikora. Okay. Ndabirambiwe TV. Uko wambaye niko ugaragara niko gaciro kawe, ntabwo bigoye. Muri Aisha Store nitwe twakwambika ukaberwa. Dufite imyenda y'ubwoko bwose, yaba iy'abagabo, inkweto z'abagore n'iz'abagabo. Si ibyo gusa kandi tubafite amaparufe meza y'ubwoko bwose utasanga ahandi, amashanete meza, amasaha meza, kandi dukora delivery aho waba uherereye hose mu turere twose tw'u Rwanda no hanze yarwo. Dukorera hano mu karere ka Musanze, ni Mibereshi rya 5 ruguru y'umusigiti uva mu mujyi uzamuka mu muryango wa mbere. Ku bindi bisobanuro waduhamagara kuri 078 72 10 130, ndetse no ku mbuga nkoranyambaga zacu Facebook, TikTok na Instagram. Twitwa Aisha Store. Murakaza neza. Kwambara neza kwanyu ni ishema ryacu. Dore inkweto papa, dore imyenda papa. Ambara neza use neza mu bandi. Yes, wese neza gukurikira Ndabirambiwe TV. Reka nkwifurize amahoro y'Imana ngo akomeze abane namwe. Ngewe muri kumwe nawe rero nitwa Nshimiyimana Emmanuel. Tubayeho ku mugambi w'Imana, ntabwo tubayeho ku mugambi w'abantu. Nicyo kidutera kwa tukiri aha uyu munsi. Niyo mpamvu mba nifatiye uru rugendo, nkifatira uyu mwanya, nkaza ahantu mu kajaride, ahantu hasa neza, hagaragara neza, by'umwihariko hari akayaga, nkaza kubashakira abakozi b'Imana, abavuga butumwa, abahanuzi. Uyu muhanuzi ni umuvuga butumwa, ni umwana w'Imana, ni inshuti y'Imana. Nagiriwe amahirwe cyangwa se tugirirwa umugisha n'Imana kuba yemeye kumutuzanira kugira ngo abane natwe uyu munsi, adufashe cyangwa se atumikire Imana kuri message yamuhaye, by'umwihariko ku bantu badukurikiye, yaba abanyarwanda, yaba abadiaspora bari hanze, n'abandi benshi badukurikiye uyu munsi. Mbere yuko ngira byinshi mvuga cyangwa nangaza, reka mbanze mwakire atwibwire ku bantu badukurikiye bwa mbere, kuko nagaru bwa mbere tumwakiye. Namara kutwibwira, hanyuma ndagaruka nshimira abantu badukurikiye, hanyuma muganirize gakeya, tumuhereze umwanya atugezeho message Imana yamuhaye. Profe, kagira Imana n'amafaranga. Ako kantu nutajya urakambwira buri munsi. Ndakumva cyane. Uzagira ufite ikibazo. Yego. Bibwire n'abantu badakurikiye ngo nibakagira Imana n'amafaranga. N'abantu mwese mukurikiye Ndabirambiwe TV, murakagira Imana n'amafaranga. Kuje witonze byagenze gute? Noneho ndi mu mavuta yo kuvuga nitonze, ariko nkavuga ibintu bikomeye. Reka cyane. Reka twibwire abantu dukurikiye bwa mbere, hanyuma tuganireho gakeya, hanyuma nshimire n'abantu twinjiye mu ivuga butumwa. Yego. Karibu no kutwibwira. Okay, murakoze cyane. Mbere na mbere nanjye ndagushimiye kuko wongeye kongera kugira ishyaka n'umwete kugira ngo duhure, nongere mvuge Imana namamaza ubutumwa bwiza. Yego.
hashize igihe kinini abantu mwese tuwe duherukana umwaka washize aho uri hose ndakwifuriza umwaka mushya muhire uzakubera umwaka w'umugisha umwaka wo guhura n'igitangaza cyawe umwaka wo guhura n'umugisha wawe aho uri hose waba umupapa waba umumama ndakwifuriza umwaka mushya nk'umuhanuzi w'Imana urimo mwuka w'Imana ibyo nkwatura uyu munsi urabyakira mu izina rya Yesu. Rero nitwa Prophète Futa ku mavuta nkuko dusanzwe tubana mu bugabutumwa ndi umuhanuzi w'Imana ndi Prophète nkunda Imana n'abantu bayo. Uyu munsi rero ngira umugisha n'Imana guturuka muri iki gihugu cya Zambia aho naragiye nawe ndatekereza utarubizi ariko niho narindi guhera mu mwaka washize mu kwezi kwa 12 niyongeye kugaruka uyu munsi numva ngarukanya amavuta ngarukanye ijambo Imana yampaye mpaguruka muri iki gihugu ndaza kukubwira iri jambo mu minota mikeya kandi uraryakira. Yego Imana igumugisha. Imana reka mbanze nshimira abantu badukurikiye hanyuma tuganire. By'umwihariko mfashe umwanya nshimira umuntu dukurikiye by'umwihariko wowe wafashe uyu mwanya ugakora subscribe ukemera kudushigikira bikuvuye ku mutima ndagushimiye cyane ntabwo wabyumva. Niba unadukurikira ubwa mbere ukaba wifuje kudushigikira ukanze subscribe cyangwa se mu bundi buryo reka tugereze iminota 2 ubanze ukore subscribe hanyuma nawe tugushimire kimwe n'abandi kugira ngo Imana iguhereze umugisha. Yes, urakoze kuyikanda. Imana igumugisha kandi gushimiye cyane mbwe ku mutima mvuga ngo Uwiteka Imana isubizaho ukuye muri make nuko navuga. Wifuza kutugezaho ibindi bitekerezo cyangwa se kudutera inkunga no kudushigikira mu bundi buzima busanzwe ntacyo bitwaye watwandikira cyangwa ukaduhamagara. Imana iguhereze umugisha. Hanyuma ngiye kwakira umuhanuzi. Mbere yo kugira byinshi mvuga reka tumaze tuganireho utuntu dukeya kugira ngo tujye mu mwanya wo gusenga no gusengera abantu bakurikiye kugira ngo bakire indwara haba kanseri haba sida haba diabete haba amibe za constipation n'ibindi byinshi bitandukanye. Turaza kubasengera kandi turi kumwe n'umuhanuzi wabisigiwe amavuta y'Imana kugira ngo aze kudufasha. Prophète kagira Imana n'amafaranga. Nzi ko ufite imbaraga z'Imana ariko ngiye kukubaza ikibazo sinzi niba kitarakugora cyane. Oya nta kibazo mu mpano ufite zo gusengera abantu cyangwa se mu mbaraga wahawe n'Imana zo gusengera abantu. Hari nk'impano ubu ufite muri izo mpano ufite nawe ubwawe ubuzi Imana igukoresha cyane kurusha izindi cyane rwose. By'umwihariko nk'urugero ni nk'iyo mpano ya mbere ufite nawe ubwawe Imana ikunda gukoresha cyane kurusha izindi ufite. Urakoze cyane kumbaza kuko icyo kibazo ni cyiza. Impano niyumvamo cyane ikomeye kurenza izindi. Ubundi ngira impano 3. Ngira impano yo kwirukana abadayimoni, hagira impano yo gusengera abarwayi, hagira n'impano yo kumenya ibihishwe. Uzamurijwe ibyo bintu bisubiremo neza. Ngira impano yo kwirukana abadayimoni, nkagira impano yo gusengera abarwayi, hagira n'impano yo kumenya ibihishwe utabasha kurebesha amaso y'umubiri. Ariko ndasaka kuvuga ikintu gikomeye kuko izo mpano ko ari 3 zose zirakora kandi zikorera muri nge. Ariko impano yo gusengera abarwayi iyo ngiyo niyo iza ku mwanya wa mbere. Indwara zigakira ukajya kwa muganga bakakubwira ngo uri muzima kandi we waragiyeyo bagasanga ufite ibisubizo bibi ufite indwara ikomeye cyane. Reka nkubaza nk'iki kibazo. Hari nk'umuntu dukurikiye urwaye indwara y'amayoberane uwo muntu akaba yaca mu cyuma. Yego icyuma kikagaragaza ko ari muzima cyangwa se nta kibazo afite kandi bigaragara ko kumubiri we yarukuntu urwara ukabyumvamo kandi kufite ikibazo gikomeye. Yego nk'uwo muntu umenya indwara ye cyangwa se wamusengera ukabasha kumenya ikibazo afite kandi yaraciye mu cyuma bikanga. Urakoze cyane. Ibyo ngibyo nibyo dukunda guhura nabyo cyane. Umuntu akazenguruka mu bitaro akajya Buraya abadogiteri bize bafite amashuri yabo mu by'ubuvuzi bakamutestinga bakareba ikibazo afite bakakibura cyangwa se bakakibona ariko bavura bikanga. Ibyo ngibyo rero abo bantu benshi bajya baduhamagara twasengeye mu Rwanda hanze yarwo bagiye bakira kubera ko iyo bamaze kuva aho ngaho hose bananiwe n'abana b'abantu nibwo imbaraga y'Imana iri muri twebwe ikora. Abo ngabo turabasengera cyane bagakira. Ibihamya birivugira cyane cyane cyane. Ndasaka kuvuga ngo ibyo ni ibintu navuga nshiza amanga kubera ko mwuka w'Imana uri muri ngewe arimo kunyemeza ko ibyo ngibyo n'aka kanya agiye kubikora. Okay. Ndabyibuka mu kwezi gushize twigeze kujyana ahantu hamwe bita hano giye mu Cyanika
mu cyane kabayita mu kidaho hariya mu kidaho ugeze kujyanayo cyagiye usengera umuntu yego bari baramuruze kubyimba inda igeze nk'ino uramusengera igikeri kica mu kanwa buriya n'ubuhamya wabonye bukeya abona asengera udahari nibo benshi yego kiriya gikeri uriya mudamu bari yari amaze igihe gito yabyaye arongera abona inda ibyimbye bamuroze igikeri nicyo cyazereraga mu nda yakumva ikintu kiravuga se mfite indi nda yaho se byagenze ute hariya rero ndashaka kuvuga ngo hariya ni ubuhamya bukeya wiboneye ndashaka kugira ngo nidukorane igihe kinini nuko utajya utega ngo tujyane hanze ariko uzabona ibirenze biriya yego njye narumiwe ndavuga ni yewe ni imbaraga z'Imana ariko ntabwo ari njye ubikora Imana igumugisha hari nk'umuntu dukurikira uri hanze y'u Rwanda cyangwa uri mu Rwanda umuntu uri kure bitari kushoboka cyangwa se bitari guhita bikunda ko mwabonana ngo musengane wamufasha mu buryo cyangwa se wamusengera mu buryo urakoze cyane abantu bari niyo waba uri mu mudugudu ndimo cyangwa mu kagari ndimo birasa kumbona biragoranye ariko dukoresha uburyo bw'ikoranabuhanga tugira telefone uhita ufata nimero yanjye unabyemeye abantu bayishaka reka nyibahe kwanza nta kibazo manzi yitambutse yego nimero yanjye ni 078 08 4 5 6 gisubiremo ni 078 08 4 5 6 7 iri no kuri WhatsApp yego uri kuri WhatsApp ni Prophet Putaka Mavuta ukirinda kumbipa ukampamagara yego cyangwa ukanyandikira kuri WhatsApp nkagusengera aho waba uherereye amen dukomeze hanyuma uyu munsi hari umuntu urwaye sida hari umuntu urwaye diabete hari umuntu urwaye kanseri mu magufa cyangwa se mu maraso niyo ku ruhu hari ndakeka yego birashoboka ko umuntu ashobora kuguhamagara hari n'umuntu ubuhamagaye ari nko gupima tize benshi barahari urabizi cyane rwose agahamagara bati kamfe guhamagara uyu ndebe ubu ngo reka twirengagize ko yapfuye guhamagara yego uwo muntu wamuhamagara agakira neza ukabona ko yakize reka ngusubize icyo gisubizo ndi kumva icyo gisubizo ngiye kugisubiriza mu buryo bwo gusenga yego ndashaka kuvuga ngo indwara ufite yose wa mama we aho uherereye ntago mpazi wa papa aho uherereye ahariho hose ndashaka kuvuga ngo iki kibazo mbaje ngo mbese indwara umuntu ufite indwara ufite diabete ufite kanseri ufite sida ufite indwara izo ngizo ubona utinya umvise amatwi ugatinya ese wasenga zigakira ahubwo igisubizo cyabyo reka ninjire muri uyu mwanya nsenge izo ndwara ziceceka kuko ndumva aricyo kirere ndimo cyo gusengera indwara muri aka kanya yego Mana mwizina rya Yesu izina rya Yesu uri Imana yacu bwite haleluya topela sinivo zetaibini fo yasira dota ndavuga ngo aka kanya unyemeshe gusengera ubwoko bwawe mbonye ukorera muri nge mbona ucecekesha indwara mbona ucecekesha ibyorezo waravuze ngo mu minsi y'imperuka ngo hazaba indwara z'amayobera ariko kuko waduhamagaye ukadutoranya ndasaka kuvuga kuri izi ndwara ndegekesha amaraso ya Yesu mu butware mpabwa n'Imana topela sinivo zetaibini fo yasira dota ndacecekesha indwara zose wandwara we y'amayobera wari umaze igihe kinini kuri uyu mubyeyi wandwara we y'amayobera wari umaze igihe kinini kuri uyu mupapa wandwara we y'amayobera wari umaze igihe kinini kuri uyu mwana bamuzengurukanye mu bitaro bitandukanye ariko ndamuhuza n'inyenyeriye ndavuga ngo ko gukora kw'Imana yakira igitangaza muri aya masaha ndamusengera aho uherereye hose ndaguhuza n'umugisha w'Imana ndavuga ngo koko kw'Imana reka gukore kuri izo diabete reka gukore kuri iyo kanseri reka gukore kuri iyo ndwara y'amayobera reka gukore kuri iyo sida ndavuga ngo Uwiteka wambwiye ngo ku kwezi kwa mbere ugiye kureba igitangaza kivugira Yesu kubwo gusenga nanjye ndabaturaho imbaraga yo gukira ndabaturaho imbaraga yo kubohoka ndabigeza mu kwezi kw'amashimwe mwisi ko taibi enevo zemende dokira dovo urakoze Yesu mbonye ukiza ababyeyi mbonye ukiza abapapa mbonye ukiza abana mbonye ukiza abasaza buri muntu wese urambwiye ngo agiye kwinjira mu kwezi ko gushima tukiri muri ku kwezi kwa mbere urambwiye ngo urabiremye ni mu izina rya Yesu amen. Akoze cyane nongere nshimira abantu b'Imana badukurikiranye kuri Ndabirambe TV nongere mvuge ngo aho uherereye hose ukoko kw'Imana kukugereho aho uherereye hose imbaraga y'Imana ikugereho uyu munsi nkuzaniye ijambo riri kuboneka mu gitabo cya Samuel wa mbere
turasoma ibice 11 umurongo wa 9 nibwo buhanuzi Imana yampaye ejo ku mugoroba ubwo nashyikaga hanga mu gihugu cy'u Rwanda mvuye Zambia. Ubuhanuzi Imana yambwiye ngo mbubwire abantu bose aho baherereye hose. Ndashaka kuvuga kuri iri jambo riri muri Samuel wa mbere ibice 11 ku murongo wa 9. Turasoma mu izina rya Yesu. Reka dusome murongo w'9 uravuga ngo nuko babwira za ntabaza bati muzabwira biya Beshi y'Galiyadi muti ejo ku gasusuruko muzatabarwa. Nuko intabaza zirara zibibwiye abiya Beshi y'Galiyadi barara banezerewe. Subiremo mu izina rya Yesu. Nuko babwira za ntabaza bati muzabwira abiya Beshi y'Galiyadi muti ejo ku gasusuruko muzatabarwa. Intabaza zirara zibibwiye abiya Beshi baranezerwa. Twakire neza amagambo y'Imana. Mvuze ku ijambo rivuga ngo gutabarwa n'igihe uzatabarirwa. Amen. Mvuze ku ijambo rivuga ngo ndaye nkubwiye amakuru avuga gutabarwa aho uherereye hose wa mupapa we. Mvuze ku ijambo rivuga ngo gutabarwa. Ukeneye ubutabazi mu kazi kawe, ukeneye ubutabazi mu rugo rwawe, ukeneye ubutabazi muri business yawe, ukeneye ubutabazi aho unyura hose. Ndavuga kuri iri jambo Imana yampaye rivuga ngo maze ngo Samuel abibwira abiya Beshi y'Galiyadi. Ndashaka kugira ngo ubuhanuzi bukure kuri Samuel wa kiriya gihe, hanyuma ubuhanuzi ubwiyatureho. Ninge Samuel ukwatuye ubuhanuzi buvuga ngo ejo ku gasusuruko abanzi bawe bagihari. Ndashaka kuvuga ngo gutabarwa kwawe kugiye kuza aho wasebeye ugihari. Ndashaka kuvuga ngo gutabarwa kwawe kugiye kuza aho wambariye ubusa, aho wasondeye, aho ngaho wasabiye amadeni. Gutabarwa kwawe niho kugiye kugusanga. Ngo nuko Samuel abibwira abiya Beshi ngo barara babimenye. Ndashaka kuvuga ngo wa mubyeyi we, aho uri muri iki gihugu cy'u Rwanda, aho uri muri iki gihugu cya Kongo, aho uri muri iki gihugu cya Uganda, ndashaka kuvuga ngo nonaha rara umenya aya makuru kuko gutabarwa kwakuziye. Topelasini voze taya bini fo yasidota rerebo. Ndabona gutabarwa kwawe mu kibazo umazemo imyaka 10. Ndabona gutabarwa kwawe mu kibazo umazemo imyaka 20. Ndabona gutabarwa kwawe kuje. Nazanye ijambo rivuga ngo maze barara babimenye. Nazanye ijambo rivuga ngo maze barara babimenye. Uyu munsi wa none nkuzaniye amakuru atandukanye nayo waromaranye igihe 2025 wari ufite amakuru, ariko Imana yambwiye ngo nkuzanire ijambo rivuga ngo akira gutabarwa. Haleluya. Ndashaka kuvuga kuri iri jambo. Hari abantu benshi naje kubona saa 9 ndi gusenga, mbona bamaze igihe kinini mu kigeragezo, ariko Imana ikaba yarababwiye ngo nzabagirira neza. Mbaza Imana ngo mbese bizagenda bite? Imana irambwira ngo genda ubabwire, ubwire ubwoko bwanjye bw'iya Beshi ubikure mu gihe cya kera ubishyire muri iki gihe cya none. Imana irambwira ngo muri uku kwezi kwa mbere ngo ntindarane aya magambo ntayabwiye ubwoko bwayo. Niyo mpamvu nagerageje gukoresha ibishoboka byose. Ndavuga ngo reka nanjye aya makuru ne kuyararana nyabwira abantu bafite isezerano. Ndangije ndavuga ngo mfashe umwanya uhagije, mpagaritse gahunda na programme kugira ngo nkuhanurire. Ese birashoboka ko wari umaze igihe kinini ufite isezerano ryo kurira indege ariko rikaba ryaranze? Ese birashoboka ko wari ufite igihe kinini isezerano uvuga ngo nzacuruza ariko ukabura urushoro? Ndashaka kukubwira ngo aya makuru uyamenye kandi uyakire kuko nibwo buhanuzi bwawe. Ngo nuko ngo maze ngo Samuel abibwira abantu mu izina ry'Uwiteka Imana, nanjye mbihanuye manitse ikiganza. Ndavuga ngo uyu munsi wa none akira gutabarwa n'Imana. Ejo ku gasusuruko abanzi bawe bagihari, akira gutabarwa n'Imana. Ejo ku gasusuruko abagome bahari, akira gutabarwa n'Imana. Imana igukuye mu itsinda ry'abambuzi, akira gutabarwa n'Imana. Imana igukuye mu itsinda ry'abanyeshyari, akira gutabarwa n'Imana. Yeto pelasi kola bayini voze taibini foya siredo taini zole bonevo menezo. Urakoze Yesu, mbonye utabara abaseyizeho. Nanjye aya makuru ndayahaye kandi
Kristo urambwiye ngo isezerano ryabo rije ku gasusuruko ugiye gutabagwa ku manywa. Abantu baravuze ngo uzaseba, mbonye Imana igutabara. Bantu baravuze ngo uzamwara, mbonye Imana igutabarira muri uwo mudugudu. Bantu baravuze ngo uzambara ubusa, mbonye Imana iguha imyambaro. Yesu ndagushimiye, ngiye gusengera abantu. Reka manze mvugira iyerekwa. Tasikolaba zenevoze taibinifo rasikotaya relebo fesita enevo rabinifo. Ndakumva data, urakoze Yesu. Imana irambwiye ngo ahwirereye hose akira ubutabazi bwawe. Wari ufite ikigeragezo cyakuzengereje, Imana irambwiye ngo ugiye gutabaga ku gasusuruko. Nzanye ijambo rivuga ngo ku gasusuruko. Ubwira abantu batatu babwire ngo ngiye gutabaga ku gasusuruko. Ubwira abantu batatu babwire ngo ngiye kwinjira mu nzu yanjye ku gasusuruko. Ubwira abantu batatu babwire ngo ngiye kwinjira mu kazi k'igisubizo mu gasusuruko. Ubwira abantu batatu babwire ngo ngiye gukora ubukwe ku gasusuruko. Ubwira abantu bagupinze babwire ngo isezerano ryanjye risohoye ku gasusuruko. Ubwira abantu batakumva ngo babwire ngo mugiye kunyumva ku gasusuruko. Rasitope nevoze tayaba rasiko tayinivo menezo tayibinifo ya siredota. Urakoze kunyeretsa ababyeyi n'abamama batandukanye bari mu bihugu, ababyeyi n'abapapa bari mu bihugu bitandukanye. Urakoze kunyeretsa abasore n'abana, urakoze kunyeretsa abasaza n'abakecuru bari mu bihugu bitandukanye. Isezerano ryabo ryari ryaraziritswe, ariko urambwiye ngo ku gasusuruko, urambwiye ngo ubinjije mu mwaka udasanzwe. Ndasakubwira ngo uyu mwaka nta gusanzwe ku buzima bwawe. Reka ngusengera uherereye hose. Mana mu izina rya Yesu, uri Imana ibishoboye, uri Imana ibikoze, uri Imana ibiremye. Urambwiye ngo ku gasusuruko torasi enevo tarasi koyaba nevo rabinifo retayi binifo ya siredota. Urakoze Yesu, ndagushimiye kuko hari iminyururu, hari amajwi ucecekesheje, hari imyuka kubise hasi, hari kw'abazimu cagaguye kugira ngo isezerano ryawe risoreye kuri aba bantu. Mbonye ababyeyi bashima, mbonye abapapa bashima, mbonye abana bashima. Urambwiye ngo ku gasusuruko ndasaka kuvuga ngo ineza yawe ni yamamare muri ibi bihugu bya Uganda, ni yamamare muri bihugu bya Kenya, ni yamamare muri bihugu bya Nigeria, ni yamamare muri bihugu bya Congo. Ni neza yawe mbonye ose. Urambwiye ngo saho baturuka, ahubwo urambwiye ngo nicyo batindanye nacyo. Urambwiye ngo iyi nzaba batindanye nayo niyibiremye, niyisoremo ijambo ryabo. Urambwiye ngo abari babuze ijambo, urambwiye ngo bahaye ijambo. Nange ndagushimiye, shigwa hejuru kuko Mwami Imana uko bimbwiye ntagabanije nanjye niko mbivuze, kandi sinongeyeho ahubwo umugisha wawe. Urambwiye ngo ntuzawongeraho umubabaro. Urambwiye ngo bakire ku gasusuruko bavuga amashimwe. Urambwiye ngo ku gasusuruko baheke. Urambwiye ngo ku gasusuruko bagiye kubyara. Urambwiye ngo ku gasusuruko bagiye guseka. Tope rasinivo labi enevo zetaya bi enevo zetaya nikwaze. Urakoze Yesu, ndabatura igitangaza cy'Imana mu izina rya Yesu. Urakoze kuko ubwoko bwawe mbonye uburengeye, ni mu izina rya Yesu, amen.